ruvuga ngo umugambi w'Imana igihe cyawe kigeze habaho impinduka, habaho echangeement spirituel, echangeement physique zibaho mu buryo butandukanye. Nayo mpamvu uyu munsi wa none tubona hariho ibintu byinshi bitandukanye. Sinifuza ko hari umuntu ugira confusion ku bijyanye n'ibyitoro wa none, ahubwo icyaba kigoye nuko uyu munsi wa none twaha abantu inshingano badakwiye kuzihabwa, twaha inshingano batuzuye umwuka w'Imana, twaha abantu inshingano badakwiye badasobanukiwe itorero, twaha abantu inshingano batararerewe muri ryo, batazi doctrine y'itoro, batazi umuhamagaro waryo, batazi uburyo batajyana abantu ku musaraba. Ndagira ngo utangarize ngo nta kindi kintu kidasanzwe n'impinduka ariko ziturutse mu bushake bw'Imana, kuko ikintu cyose kiri mu mugambi w'Imana kirakunda, ikintu cyose kiri mu bushake bw'Imana kiremera. Iyo ikintu kitari mu bushake bw'Imana, iyo umuntu wese ugitekereje ntarama, niyo umuntu ugitekereje ntajigeraho, kuko Imana igitangira kitaraba. Abagabo bose bari barabihagaritse, abagabo bose bari barabivuyemo. Nijya kura no mu itorero twari dufite ikibazo gikomeye, kuko umubare munini mu bakristo n'abadamu n'abagore, ko hatari habonekamo bafata inshingano zifata ibyemezo, zirimo gusengera abandi, zirimo gushyingira, zirimo kubatiza. Twari dufite igihombo gikomeye, kandi irembo rinyuzwemo n'aba mama rizaba ari irembo ry'umugisha, rizaba ari irembo ry'umugisha, rizaba ari irembo ry'imbaraga. Kuko nusoma birivuga ngo nuko muhamagara ababyeyi, muhamagara abagore bazi koroga, batuborogere, n'abanyembaraga, nibo bazi kurira, nibo bazi gutaka. Tugiye kugira abandi bantu b'imbaraga, tugiye kugira izindi mbaraga, tugiye kugira andi maboko, tugiye kugira abandi bantu basengera itoro kandi bagasengera n'igihugu, kuko abamama niba Imana ikunda gukoresha, n'Imana ikunda gutuma. Turabasoje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese, turabakunda kandi twishimira kubana namwe. Uyu munsi wa none tugarutse tuganira ku magambo meza kandi meza ahugura y'ubugingo. Tumaze iminsi tubona mu itorero ryacu habonekamo inkuru zitandukanye, inkuru zivuga ku bapasiteri kazi bagiye guhabwa inshingano b'abadamu. Abantu benshi bakibaza ngo ese ibi bintu bijute, bitangiye ute, bizagenda ute? Mu by'ukuri nta kidasanzwe, ahubwo nuko ari ikintu kitari kimenyerewe mu itorero. Kugira ngo uyu munsi wa none tubyumve, tubiganireho kandi twumve n'umumaro wabyo, reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'Abacamanza ibice byaho 4, duhere ku murongo waho wa 4. Haranditse ngo icyo gihe umucamanza w'Abisiraheli yari Debora, umuhanuzikazi Mukarapidoti. Murongo wa 5, yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurahimu. Abisiraheli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Imana itugire neza cyane. Igitumye uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iri jambo nuko abantu benshi bagize dute, bibajije ati se bizagenda gute ko mu itorero ryacu twari tumenyereye rya Adepr kuva rigatangira mu myaka za 70 na kangahe, rigatangirira za Gihundwe mu burengerazuba cyangwa nkuko bahita. Nta mupasiteri wigeze ubaho umugore, nta wundi muntu wigeze ubaho umugore ngo ahabwe inshingano zo kuyobora, kuba umushumba, kuba yajya mu yindi myanya ariko ya gipasitoro. Niko byari biri, nkuko structure yari yubatse, ariko si cyo gisobanuro kivuze ko uyu munsi none atabaho impinduka. Oya, dukwiye kugira impinduka, kuko ijambo ry'Imana dusomye uyu munsi wa none riratwereka ko uyu Debora aba umucamanza mu Bisiraheli, kandi abaho mu gihe hari abagabo benshi, aba mu gihe hari abanyabwenge benshi batandukanye, hari abantu benshi bakwiye kuba bajya mu nzira z'ubucamanza. Ariko ntabwo ari cyo bivuze. Nuvuga ngo umugambi w'Imana igihe cyawe kigeze habaho impinduka, habaho echangeement spirituel, echangeement physique zibaho mu buryo butandukanye. Nayo mpamvu uyu munsi wa none tubona hariho ibintu byinshi bitandukanye. Sinifuza ko hari umuntu ugira confusion ku bijyanye n'ibyitoro wa none, ahubwo iri torero nubwo turibayemo cyangwa idini rya Adepr turimazemo igihe runaka, ararijemo vuba, arayimazemo imyaka 30 40. Abo bose nubwo baririmo, hari hakenewe yuko haba hiza impinduka, kandi si nuko zari zikenewe gusa, n'abantu barasenze. Kandi kimwe mu byari mitaga abantu mu gihe ryatangiye
abadamu ntibigaga. Mu gihe ryatangiyemo abadamu kujya ku ntebe y'ishuri ntibyari biri gukunda. Mu gihe ryatangiyemo abadamu baratafite amahirwe menshi mu bijyanye no gusoma, kwandika, kujijuka n'ibintu bitandukanye, bigatuma kugira umuhate no kugira amahirwe yo kujya mu nshingano bitoroha. Kandi ndibuka bamwe mu baritangije bagiye bagarukira ku myanya yo kuba abarimu b'itorero, aba evangeliste, nabyo ntacyo byari bitwaye. Ariko uyu munsi wa none itorero riraguka, itorero rirakura, itorero rigira inshingano, rigira ikindi cyerekezo rijyamo. Niyo mpamvu ndagira mbwira abantu bose ababibonye nk'ikintu cy'igikuba gicitse bahagarika iryo jambo, ahubwo bashima Imana yuko itorero ryacu ryakuze, bashima Imana yuko itorero ryacu ryageze ahandi hantu. Iyo usomye igitabo cy'abacamanza kikwereka uyu mucamanza Debora. Uyu Debora yabaye mu gihe Israeli mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'intambara, abagabo bananiwe, abagabo bacitse intege, abagabo babuze ibyiringiro, abagabo nta n'umukiri kugira ijambo. Imana ihagurutse uno mudamu imuha inshingano zo kuba umucamanza, kandi si no kuba umucamanza gusa, yari n'umuhanuzikazi, yari yuzuye umwuka w'Imana. Ahubwo icyaba kigoye nuko uyu munsi wa none twaha abantu inshingano badakwiye kuzihabwa, twaha inshingano abantu batuzuye umwuka w'Imana, twaha abantu inshingano badasobanukiwe itorero, twaha abantu inshingano batararerewe muri ryo, batazi dogitrine y'itoro, batazi umuhamagaro waryo, batazi uburyo batajyana abantu ku musaraba, ahubwo arabakura abantu mu bihe byo gusenga. Nifuza kubwira abantu iri jambo ngo kuba uyu munsi wa none itorero ryagira umuhate wo gufata abadamu, cyangwa ryafata umuhate wo guha abantu gitsina gore inshingano, kuba abapasitoro, kuba abarevera pasitoro, kuba bazamuka bakayobora n'itoro, nabyo birashoboka ko bizakunda. Ndagira ngo utangarize ngo nta kindi kintu kidasanzwe, ni impinduka ariko ziturutse mu bushake bw'Imana, kuko ikintu cyose kiri mu mugambi w'Imana kirakunda, ikintu cyose kiri mu bushake bw'Imana kiremera. Iyo ikintu kitari mu bushake bw'Imana, iyo umuntu wese ugitekereje ntarama, niyo umuntu ugitekereje ntajigeraho, kuko Imana igitangira kitaraba, kuko ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kwemera ko ikintu kigera ku murongo, kigera ku buryo kijya kudekararwa mu itoro nka ririya rirengeje abantu 1,000,000, 2,000,000. Ntabwo Imana yakemera iryo kosa ribaho. Imana tugereza cyane. Uyu Debora ahabwa inshingano zo kuba umucamanza mu gihe igihugu cyari gifite ibibazo, ahabwa inshingano zo kuba umucamanza mu gihe igihugu cyari gifite akaga, cyari kigiye mu gihe cy'intambara, cyari kigiye mu gihe cy'amakuba. Ariko uhawe inshingano ninde zo kuba umucamanza ni umuhanuzikazi, biriya bitubwiye, ni umuntu ufite ijambo ry'Imana, ni umuntu ukorana n'Imana, ni umuntu uzayobora abantu ariko akaba afite no kubaza Imana, ni umuntu uzaca urubanza ariko akabanza kumva icyo Imana imubwira, ni umuntu uzaba ufite connection n'Imana, ku buryo Imana ubwayo ihaguruka ikamuha amakuru, ikamumenyesha, ikamutuma, ikamwati we runaka haguruka, hagiye kuza abantu aba uzabigenza uku, uzababwira ibi, uzabacira imanza mu buryo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none turashima Imana ahubwo ko iyi nkuru ari inkuru nziza. Abantu benshi muribaza ngo byacitse, noneho Adepr yacu maze iminsi havugwa ibi, none dore birabaye, none tubigenza ute? Nta cyabaye kindi. Imana yemeye ko abantu bayo bazamuka, Imana yemeye ko abantu babo bagira agaciro, Imana yemeye ko abantu bazamuka bakajya gukorera umurimo. Icyaka duteye ubwoba nuko hajyamwe abantu batahamagawe, icyaka duteye intimba nuko uyu munsi wa none hajyamwe abantu Imana itatumye, nuko uyu munsi wa none hajyamwe abantu Imana itatoranije. Imana iturengere cyane. Aba bantu batatoranije twababwirwa n'iki? Imirimo yabo, biri ngo imirimo yabo mwene abo ngabo iragaragara. Bibiliya Pawulo andikira abigaratiya yabasobanura imirimo ya kamere, abasobanura n'imirimo y'umwuka iyo ariyo. Mbese abatoranijwe n'Imana imirimo yabo izabatugaragariza. Abenshi muri bo bari bamaze iminsi bari mu nshingano zo kuba barimo abavuga butumwa. Ikindi cya kabiri, abandi barabahanuzi, barabakozi bakorera itoro ariko mu buryo batafite izo nshingano zo kuba pastor. Dushima Imana iduhaye umumaro, dushima Imana iduhaye abo bantu, dushima Imana iduhaye abantu bagaciro. Imana ihabwa icyubahiro kuko umugambi wayo ku bantu bayo igihe cyose bahora ari mwiza. Abantu bagiye guhabwa izi nshingano Imana yabateguyemo abantu, iravuga ngo nzabana namwe mw'ibi bihe, nzabakoresha, nzabatuma, nzaba umurimo, kandi ni igihe cyiza cyo gukorana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Abadamu uyu munsi wa none Bibiliya itubwira iki ku badamu? Iyo usomye mu isezerano rishya urasanga aribo bagize umuhate wo kumenya inkuru za Yesu. Nyuma y'uko Yesu
abamufashe bamwica, abandi bose baragiye. Ariko abadamu Mariya abanga nibo bagize umuhate, nibo bagize imbaraga, bari strong mu buryo bw'ivugabutumwa, bari strong mu buryo bwo kuzamura impano, bari mu strong mu buryo bwo kubwiriza, bafite umuhamagaro muri bo, bafite uburyo bwo kurera, bafite uburyo bwo kwigisha, ku buryo uyu munsi dufite umugisha, haleluya, dufite amahirwe atagira abandi bantu, yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda twongeye kwakira izindi impano, twongeye kwakira izindi imbaraga, twongeye kwakira abandi bantu. Imana ishimwe cyane. Ntukwiye gucika intege, ntukwiye gutakaza ibihe, ntukwiye gutakaza amagambo, uvuga amagambo kuri abantu, ahubwo ukwiye gushima Imana, kuko Imana itwugururiye irindi rembo, yuko Imana iduhaye ubundi buryo, yuko Imana iduhaye ikindi cyerekezo, kuko tugize abandi bantu bagacira. Imana ishimwe cyane. Abadamu nibo bamenye ko Yesu yazutse, abadamu nibo bajyaga kureba kumva Yesu. Abagabo bose bari baragiye, abagabo bose bari barabihagaritse, abagabo bose bari barabivuyemo. Nijya kura no mu itorero twari dufite ikibazo gikomeye, kuko umubare munini mu bakristo n'abadamu n'abagore, ko hatari habonekamo abafata inshingano zifata ibyemezo, zirimo gusengera abandi, zirimo gushyingira, zirimo kubatiza. Twari dufite igihombo gikomeye. Uyu munsi dufite umugisha w'Imana, yuko Imana yongeye gufungura ikindi cyerekezo, yuko Imana idufungura irindi rembo, kandi iri rembo rinyuzwemo n'abamama, rizaba ari irembo ry'umugisha, rizaba ari irembo ry'umugisha, rizaba ari irembo ry'imbaraga. Kuko nusoma birivuga ngo nuko muhamagara ababyeyi, muhamagara abagore bazi kuboroga, batuborogere, ni abanyembaraga, nibo bazi kurira, nibo bazi gutaka, nibo bazi kumenya icyo Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Itorero ryacu tugiye kugira abandi bantu b'imbaraga, tugiye kugira izindi mbaraga, tugiye kugira andi maboko, tugiye kugira abandi bantu basengera itoro kandi bagasengera n'igihugu, kuko abamama niba Imana ikunda gukoresha, n'Imana ikunda gutuma, kuko bakunda kuba imbere y'Imana cyane, bakunda kuba mu bihe byo gusenga cyane. Niyo mpamvu ndatangariza abantu bamaze igihe babyibazaho, ngo bibaza ngo se ibi biragenda ute. Ngusomeye iri jambo tubona mu gitabo cy'abacamanza. Debora uyu nguyu umucamanza kandi ari umugore, abagabo bari mu gihugu, abagabo barahari, abagabo bari bahuzuye, ariko Imana ibona ko ari ukwiye gutegeka, Imana ibona ko ari ukwiye kuyobora, kuko yabanaga n'Imana, akumva iby'Imana imubwira, akumva iby'Imana imutuma. Niyo mpamvu uyu mudamu Imana yamuhagurukije. Nusoma mu gitabo cyo Kuva urasanga umudamu witwaga Miriyamu, yari umwe mu badamu bafite ijambo, bafite agaciro, babaga hafi ya Mose, yari umwe muri bene na Mose, ariko bakabana n'Imana cyane. Bibiri ivuga ngo niyo waririmbye indirimbo ubwo bari bamaze kwambuka inyanja itukura, araririmba yitera hejuru. Miriyamu indirimbo zita ko ziza ku kanya. Nayo ngo utangarize ngo uyu munsi wa none nta mpamvu yo kugira dute ngo mbese abadamu bizagenda gute, bazakora umurimo gute, uko bawukoraga babwiriza, uko bawukoraga bashumbye, uko bawukoraga ari abarimu, uko bawukoraga bakabwiriza, bagahagarara mu biterane bakabiyobora. Ni nako Imana igiye kubahagurutsa. Dore tugiye kugira ububyutse. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ngo hagiye kuba ububyutse bukomeye mu Rwanda. Dore tugiye kugira ububyutse, kuko nibo bagira umuhate mu bitondo, mu majoro, mu nimugoroba, mu bicamunsi, nibo bagira umuhate wo gusenga. Imana ishimwe cyane. Ntidukwiye kugira amagambo ngo tubakritike, ngo dutangiye tuvuge ngo se ngo ko bagiye gufata inshingano ngo zikomeye. Hoya, ntabwo izi nshingano zikomeye kuruta izindi nshingano abadamu w'iki gihugu cy'u Rwanda bakora. Ntabwo izi nshingano zikomeye kuruta abandi bapasitoro babikoraga mu yandi matorero. Ntabwo izi nshingano zikomeye kuruta abandi babikora mu bindi bihugu. Ahubwo tugize umugisha umunsi wa none, kuko ihema ryabo ryongeye kuboneka mu ntama. Ihema ryabo Imana yongeye kuritunga inkoni, kuko habonetse mu izindi ntama zigiye guhagarara abandi bantu. Imana iduhaye umugisha. Dore Imana idufunguriye amarembo, dore umucyo uraturasiye, dore umucyo uratuviriye. Nayo ngubwire ngo hagarika amagambo. Harababaza ngo mbese bazabatiza bambaye ibyo bazambara ibyo aribyo byose. Nuko umurimo w'Imana ugiye kujya imbere, nuko umurimo w'Imana ugiye gukorwa kandi ugakorwa mu buryo bwiza. Harabibaza ngo mbese niba ngo bazahabwa ubushumba. Yego, nabwo bazabuhabwa, ndetse turifuza hamwe n'Imana idufashije hazagira uhagarariye itoro ku rwego rw'igihugu. Turifuza ko hazaba representa uhagarariye igihugu cyose, akaba ari umudamu afite imbaraga, afite agakiza, afite umwuka w'Imana, cyane ko iyo bayoboye baba bafite ubumuntu, bagira no guca bugufi, bagira no kumva, bagirwa inama kuruta bene data bo bahabika akaza bitewe n'iminsi bamazeho. Imana ishimwe cyane. Uyu Debora ahaguruka mu gihe cy'ubucamanza, abandi bantu benshi basaga nkaho bananiwe, abandi bantu benshi basaga nkaho batakaye,
abantu benshi barimo barabyibazaho bakibaza ngo ni gute ndaya nkubwire ngo Abadamu nibo bagize umuhate wo kumenya urupfu rwa Yesu, nibo bakurikiranye urupfu rwe, nibo bamanukanye nawe, nibo babanye nawe agenda mu gihe cy'urupfu rwe, nibo bagumanye nawe. Abandi bose bagiye, abandi bose bamuteye umugongo, abandi bose bigendeye, bagumye kumva ye, bategereza ikizavamo, bakazana ibihumura, bakagira uwo muhate. Ni nayo mpamvu no mwivuga butumwa Abadamu aribo baboneka mbere, niyo mpamvu no mwivuga butumwa Abadamu aribo bagaragara cyane. Imana ishimwe cyane. Kandi ndagira ngo nkutangarize ngo gabanya amagambo kubyo bavugaho, gabanya amagambo mu mitekerereze yawe. Icyo dushima Imana nuko ihagurukije abantu b'amaboko b'abanyembaraga. Turacyo dushima Imana nuko ihagurukije abantu bazakora, kandi uyu murimo bagiye gukora uzaba umurimo ugitangaza. Dore abantu benshi barakize, dore abantu benshi barahagurutse. Ndabona Imana ihagurutse abantu kandi ikoresheje abo badamu. Ndabona Imana ikiza abantu ikoresheje abo badamu. Dore itorero rigiye kugira ububyutse kuruta uko ryari rimeze, kuko hari icyaburaga, kuko barafite ahantu bagarukira. Imana ishimwe cyane. Barimo bibaza ngo mbese ngo abashumba nimara kuba abashumba ngo abagabo babo bizagenda ute? Hoya, nkuko igihugu n'ubundi dusanzwe dufite abakozi bakora imirimo itandukanye, bakayikorera mu itorero, bakayikora hanze no mu kazi gasanzwe, kandi ingo zabo zikaguma ku ingo zabo. Nta kintu kizahinduka, nta kizapfa, ahubwo ni umugisha w'Imana. Tukwiye gusenga Imana, tugasaba Imana ikabazamura, ikabashyigikira. Umurimo bagiye kujyamo urakomeye, ariko Imana ikabakoresha iby'ubutwari. Uyu munsi wa none ndagira ngo ubwire ngo mu rupfu rwa Yesu Abadamu nibo bamenye ko Yesu yazutse, mu gihe abandi bose bari bagiye. Ba Petero babanye ntibari bagihari, ba Filipo ntibari bagihari, intumwa zose zari zagiye, ariko Abadamu bagumaho. Ba Mariya barahaguma, bakomeye kujya bazana ibihumura, babizanye kumva Yesu. Mu munsi umwe bahageze ngo basanga igitare ntikikiriho, ngo barinjira, ngo bajya kurungurukamo ngo barebe icyabaye. Ngo bagezemo ngo basanga nta urimo, ngo baratangara barumirwa. Mbere ngo bafite imbaraga kandi Imana ibakoresha iby'ubutwari, bafite imbaraga kandi Imana ibakoresha iby'ubushobozi, bafite imbaraga kandi Imana irabatuma. Niyo mpamvu bivuga ngo nuko Debora ngo Imana iramutoranya imuhindura umucamanza mu Bisirayeli, ngo kandi yari umuhanuzikazi, ngo akajya yicara munsi y'igiti cyo munsi yo kwa Debora. Ngo aho ngaho ngo Abisirayeli bose bamusangaga, ngo bakavuga n'iby'Imana, bakavuga n'iby'ubucamanza, ngo akabacira imanza zose, bakagenda imihanda yose. Ngo utangarize ngo uhereye none Imana igiye kwakoresha iby'imbaraga, kandi we kugira dute, we kugira ikibazo, kuko Imana ihagurukanye nabo kandi bigiye kwakoresha. Umuntu wese azabimenya. Ndayo ngusabe ngo kora subscribe kwiyicano yitwa Pentecost Life TV, genda uyisure, ukora subscribe. Uko dushyizeho ikiganiro uzajya uba mu bambere bakibona. Kindi cya kabiri, reba munsi hariho nimero, urajya utwandikiraho, ugira ibyo twungura, ugira ibitekerezo duha. Imana igumugisha cyane. Shalom shalom, turabakunda.